Reka nongere mbasuhuze nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Abantu bose bari mu bice bitandukanye by'igihugu twizere ko bakomeje kugira ubuzima bwiza. Nitwa Jazo Christian, hanyuma umaze kumenyera ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye, cyane cyane ibiganiro by'abantu bafite ibibazo bitandukanye, tugerageza kuganira nabo tukamenya inkomoko ndetse nuko byatangiye, tukanamenya n'ubufasha bakeneye. Uyu munsi turi mu karere ka Rwamagana, wenda muri kubona imbere yanjye umumama ari kumwe n'umwana, reka muhe ikaze hanyuma muhe umwanya abibwire, hanyuma atangire agerageza gusobanura neza ikibazo uyu mwana afite muri rusange. Murakoze. Uyu mwana yitwa Tumukunde Uwase Samwela, mperereye muri Rwamagana, karere ka Kihayi, umurenge wa Gahengeri, akarere ka Rwamagana, umudugudu wa Ruyumba, akagari ka Runyinya. Nitwa Uhorana Rusi, ise wiwe yitwa Musabyimana Samweli. Namutwise nk'abandi bana, igihe cyo kumubyara kigeze. Mu by'ukuri yavukanye ikiro kimwe n'amagarama 800, nanjye byarantunguye kandi amezi 9 yari ageze. Yamaze ibyumweru 2 n'igice muri kuveze. Nuko ubwo yatashye afite ibiro 2 n'amagarama 200. Ageze mu rugo umwana akura gutyo, aho kugira ngo yongere agenda gutya, agenda asubira inyuma, turyo abantu bambwiye ngo yavukanye uburwayi bwa kinyarwanda. Ndamuvuza bisanzwe, mbona ntibiri kwanga. Wenda hari umuntu udukurikiye yarifuza kumenya uyu mwana ubundi afite imyaka ingahe, iki kibazo afite nk'uko wari utangiye kubisobanura, ese avuka niko yari ameze, byaje ryari? Kuko urebye ni umwana usa naho afite ikibazo twabyita cy'ingingo. Hanyuma afite imyaka ingahe, yavutse ate, biza gute? Mbega uko bigaragara njye namubyaye ariko ameze, kuko yavutse ari muto cyane, atujuje ibiro nk'izindi mpinja. Afite imyaka 10, yavutse 2012 ku itariki 5 z'ukwa munani. Ubumuga afite ngewe mba mbona ari ubw'ingingo no mu mutwe, kuko afite akabazo no mu mutwe, akaba afite akabazo ko biragaragara, kuko niyo umubwiye ubona mu mutwe wapi nta kigenda. Nuko bimeze. Hanyuma waba warigeze nibura ugerageza kumujyana kwa muganga kugira ngo abaganga bagerageze kureba ikibazo afite? Afite imyaka 3 nabonye atagenze, kuko yamaze imyaka 3 atari yagenda. Mujyanye kwa muganga bamatransferi, kuko nari ntuye i Kigali, ajya mbonana n'umudogiteri w'abana. Baramusuzuma, bigeze ngo barambwira bamatransferi ijya Gikondo. Ngeze Gikondo barambwira ngo umwana ngo nta burwayi afite bigaragara. Nuko ubwo burwayi bagiye kumuvura byaranze, ahubwo kugira ngo bukire, ahubwo amafaranga mbona yanshiramo kandi nta bushobozi nari mfite, ndabyihorera. Ni ukuvuga ngo wamujyanye kwa muganga bakubwira ko nta kibazo afite? Ko namujyanye kwa muganga, kuko mu kwezi banciye 7,200 kandi nta bushobozi nari mfite. Bamaze kumbwira ko umwana uko yagiye muri kuveze ngo azagenda akura gutya, ariko ngiye mbona atari ko bimeze, ko byarangiye nyine umwana yanze gukura, ko imyaka 10 ni myinshi, umwana ntago abangana gutya, umwana w'imyaka 10. Nuko uko bigaragara ni umwana afite ikibazo cy'ingingo. Hanyuma
kwa muganga nta n'imiti bigeze bamuhereza wenda bakavuga bati byagenda gutya, ahubwo bakubwiye ko wenda wowe wasanze ari ubushobozi, ikibazo ari ubushobozi, biza kurangira wenda umugaruye mu rugo. yego ni ikibazo mfite n'icy'ubushobozi, namugariye mu rugo nabuze ubushobozi kugeza n'uyu munsi, imyaka 10 irashize, kuko namujyanye icyo gihe kwa muganga afite imyaka 3, ubushobozi burabura kugeza n'izi saha. Utubwiye ko afite imyaka 10, wenda umurebye ntabwo wakwemera ko afite imyaka 10, ariko niko umaze kutubwira. Yaba mwigeze mujyana ku ishuri cyangwa kugeza ubu ntabwo aratangira n'ishuri? Oya, ntabwo yiga, ntabwo ndamujyana ku ishuri kuko mbona nyine nta bwenge yamenya, kereka mbonye ubushobozi ayize nko mu bigo byabo, kuko kumujyana ku ishuri mbona y'abana bazi ubwenge ari nko guta umwanya w'ubusa. Ubwo mbonye ubushobozi niho yibura nkabona umuntu muri akamujyana mu ishuri ry'aba bana n'abamugaye, niho byangirira akamaro. None se wenda tugera ahangaha urabona ko ni umuryango usa naho ibintu bitameze neza, ubuzima busanzwe muri rusange mubayeho gute? We abayeho ate? Bijyanye no kubona bimutunga buri munsi, mbese ubuzima bwa buri munsi bumeze gute? Ni byiza cyangwa biri kwanga? Ubuzima bwa buri munsi ntabwo rwose buba buri kwanga, buranga mbega kuko dutunzwe na nyakabyizi, nta kazi, mbega ni nyakabyizi idutunze. Ubwo rero ntabwo navuga ngo dufite imibereho myiza, ntayo, kuko njyewe mba mbibona ko nta mibereho myiza dufite. Turagira ngo bisobanure neza imibereho nyine imeze ite? Ni nyakabyizi nibyo, ariko se hari igihe bavuga ngo ntabwo imibereho ari myiza, umuntu akibaza ngo imibereho ntabwo ari myiza mu buhe buryo? Ibyo kurya ntabyo bimeze bite? Nyine kubera ko dutunzwe na nyakabyizi, hari igihe byanga nyakabyizi ntituyibone, niyo mpamvu nakubwiye nyine ko nta imibereho ntayo. Noneho no mu buryo nkubwira ngo dutunzwe na nyakabyizi, ni ukubera ko hari igihe nyine umuntu abura amafaranga yo guhahisha, hari n'igihe umuntu anabwirirwa bitewe none n'iki gihe tugezemo nacyo cyongereyeho nacyo ibindi bibazo bindi. Nuko ubwo umwana rero nyine uko abayeho nyine, nubwo afite papa wiwe ariko nawe tuba tugenda duca inshuro gutyo. Ubwo abantu babyumvise, nta n'umwana ufite ikibazo cy'ingingo, famiye nayo ntabwo imeze neza. Hanyuma hari igihe nk'umuntu ukurikira kino kiganiro afite umutima wo gufasha, akavuga ati wenda dukurikije uko twabonye uwo muryango hari icyo twafasha, gerageza ubahereze nimero ya telefone niba uwagira igitekerezo cyo kuba yagira icyo atanga, aho yabinyuza. Nimero ya telefone ni 0784 0784 997 800, 0788 0784 997 800. Ni yanjye. Reka tubashimire rero, mwakoze cyane kuduha kino kiganiro, kandi twizere ko wenda ubuzima buraza guhinduka. Ukurikiye kino kiganiro rero akagira igitekerezo cy'icyo yatanga, nimero ya telefone iraza guca hasi kino kiganiro, muraza kuyibona. Hanyuma nanone mwamaze kumva mu kiganiro, ubwo ngubwo reka tuvuge tubifuriza ibihe byiza, hanyuma namwe musigare amahoro. Turabashimiye cyane.